akomeze nk'ikigo ry'ibitego. Yego mwana Karekezi. Aha. Nari nabonye uduceri nyine mani. Hari umuntu wangurije uduceri nshaka gucuruza akabari. Bya bindi nakubwiraga. Rarakana ariko waraga service nashakaga kugusaba ngo mfashe. Nzagura akantu. Nyine. Wanije ya makesi yawe. Ukanizana za ntebe zo mu kabari. Unize na kontwari, unize na ya radio na televiziyo byo gucurangira abakiriya. Uhita uniza na yanzu yawe iri ku muhanda. Jya kwa muganga barebe ko ugifite ubwonko mu mutwe.